Bibiliya yera itangiriro igice cya 50. Yakobo arapfa baramwosa bamujyana i Kanane bamuhambayo. Yosefu yubama mu maso hase amuririraho aramusoma. Yosefu ategeka abagaragu be b'abavuzi kosa se, abo bavuzi bose Isirayeli bamara iminsi 40 bakimwosa. Uko niko iminsi yo koserezamo ingana. Abanyegiputa bamara iminsi 70 bamuririra. Iminsi yo kumuririra ishize, Yosefu abwira abo mu rugo rwa Farawo ati, niba mbagiriyeho umugisha ndabinginze mubwire Farawo muti, se yamurahirije ibi, dore ngiye gupfa, mumva nicukuriye mu gihugu cy'i Kanani abarimo uzampamba, none ngo arakwinginga azamuka hambe se, kandi ngo azagaruka. Farawo ati, zamuka uhambe so nk'uko yakurahirije. Yosefu arazamuka ajya guhamba se, ajyana n'abagaragu ba Farawo bose, abakuru bo mu rugo rwe n'abakuru bo mu gihugu cya Giputa bose, nabo mu rugo rwa Yosefu bose, na bene se nabo mu rugo rwa se, abana babo bato n'imikumbi yabo n'amashyo yabo. Ibyo byonyine nibyo basize mu gihugu cy'i Gosheni. Ajyana n'amagare y'intambara n'abahetswe n'amafarashi, bagenda ari itara rinini cyane. Bagera ku mbuga y'igosorero yo muri Atadi, hari hakurya ya Yorodani, bacurirayo umuborogo mwinshi ukomeye cyane, amaraho iminsi 7 aharirira se amwiraburiye. Bene igihugu b'Abanyakanani babonye baririra ku mbuga y'igosorero yo muri Atadi, baravuga bati, uyu ni umuborogo mwinshi w'Abanyegiputa. Nicyo cyatumye bahita Aberi Misirayimu, hari hakurya ya Yorodani. Abana ba Isiraheli bamukorera uko yabategetse, bamujyana mu gihugu cy'i Kanani, bamuhamba mu buvumo bwo mu isambu y'Imakipeli iri imbere ya Mamure, ubwo Aburahamu yaguranye n'iyo sambu kuba gakondo yo guhamba amabuguze na Efuroni umuheti. Yosefu ahumuriza bene se arapfa. Amaze guhamba se, Yosefu asubirana muri Egiputa na bene se n'abandi bose bajyanye nawe kumuhambisha se. Bene se wa Yosefu babonye ko se yapfuye, baravugana bati, ahari Yosefu azatwanga atwiture rwose inabi twamugiriye. Batuma kuri Yosefu bati, so atarapfa yaradutegetse ati, muzabwire Yosefu ibi, arakwinginze babarira bene so igicumuro cyabo n'icyaha cyabo kuko bakugiriye nabi. None turakwinginze babarira abagaragu b'Imana ya so igicumuro cyabo. Yosefu babimubwiye ararira, ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere, baramubwira bati, dore turi abagaragu bawe. Yosefu arababwira ati, mwitinya, mbese ndi mu cyimbo cy'Imana? Ku bwanyu mwari mushatse kongirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza, kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikiza abantu benshi urupfu. None mwe gutinya, nzajya bagaburirana n'abana banyu bato. Arabahumuriza ababwira neza. Yosefu aturana muri Egiputa n'umuryango wa se. Yosefu arama imyaka 110. Yosefu abona abuzukuru ba Efurayimu n'abana ba Makiri mwene Manase bavugiye ku mavi ya Yosefu. Yosefu abwira bene se ati, ngiye gupfa, ariko Imana ntizabura kubagenderera ikabakura muri iki gihugu, ikabajyana mu gihugu yarahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo ko izabaha. Yosefu arahiza abana ba Isiraheli ati, Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajya n'amagufwa yanjye muyakure ino. Nuko Yosefu apfa aramye imyaka 110, baramwosa bamushyirira muri Egiputa mu isanduku yo guhambamo.